Muraho neza bakunzi ba Yes TV Rwanda, turashimira ko mukomeje gukurikirana no gukunda ibiganiro byacu bijyanye na kiripito karensi by'umwihariko Pi Network. Hari ikibazo gikomeye kiri kuvugwa muri Pi Network, aho konti zimwe na zimwe zishobora gusibwa. Impamvu nyamukuru zituma konti isibwa ni izi zikurikira. Impamvu nyamukuru zizatuma konti zisibwa ni izi zikurikira. Numara kumva zimwe muri zino mpamvu ugasanga uzifiteho muri konti yawe, nyamuneka birashoboka ko ushobora kubikosora, ukaba wabikosora mu maguru mashya konti yawe batari bayisiba. Turareba ibintu byinshi kandi turakomeza turebera hamwe ndetse kandi n'impamvu izo konti zizasibwa. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel Cyiza, ndabasuhuje cyane abo dusanzwe tubana murabizi. Reka tubahe ikaze kandi kuri uno muyoboro wacu wa Yes TV Rwanda. Ku bantu bashyashya twabwira ati ikaze ku muryango mugari wa Yes TV Rwanda. Nk'uko bisanzwe tubagezaho amakuru atandukanye by'umwihariko kuri Pi Network. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira amakuru ku makonti ashobora kuzasibwa burundu. Ikintu cya mbere twababwira ni ukuba ufite konti ebyiri cyangwa nyinshi, multiple account. Ni ukuvuga ngo niba ufite konti nyinshi zirengeje imwe, zose zishobora kuzakurwaho burundu. Iyo ni konti ya mbere ifite ayo makosa, ushobora gusibwa burundu. Pi Network yemera ko umuntu agira konti imwe gusa niba ufite izindi konti uzihuze vuba na bwangu cyangwa se ureke gukoresha izisigaye. Ikindi cya kabiri twabwira, kuba utaremeje umwirondoro wawe KYC verification. Niba utarakora KYC, konti yawe ishobora kuba mu ziri mu kaga. Ibuka kwemeza umwirondoro wawe uko bishoboka kose, ukomeze kurinda konti yawe kugira ngo itazasibwa burundu. Ni byiza ko ugomba guhora uri update igihe baguhaye SMS cyangwa se igihe baguhaye igihe cyo kuzuza KYC, ukaba wayuzuza vuba na bwangu byihuse, bidatinze konti yawe izasibwa. Ikindi cya gatatu ni ugukoresha uburyo bwa boto cyangwa uburiganya. Iyo ushyira porogaramu zitemewe zigamije kwihuta mu gucukura Pi cyangwa se gukoresha amayeri atemewe, konti yawe izahita isibwa. Ni ukuvuga ngo hari abantu bababeshya bakabashuka bakababwira ngo dore uburyo bwiza bwo kubona Pi nyinshi, cyangwa se hari website cyangwa se hari application cyangwa se hari robo ishobora kugufasha kubona Pi. Nyamuneka ntihazagire ugushuka, niwibeshya konti yawe bazayisiba nk'uko twabibonye hano. Icya kane, kutagikora cyangwa kudakoresha konti yawe inactive account. Niba utarakora mining igihe kirekire, konti yawe ishobora gufatwa nk'idakora ikaba yasibwa. Ahangaha ni ukuvuga ngo ni nk'abantu batamayininga nyine, cya gihe uba umayininga ejo ukaza ukajyaho, uyu munsi ukabyihorera cyangwa se ugakubita ukwezi utamayininga.
nawe ufite amahirwe make yo kuba konti yawe yaramba. Ni byiza yuko rero mu masaha 24 ugomba kumayininga kugira ngo konti yawe igaragare mu zindi, igaragare nk'ihari. Naho nutamayininga ukabitwara gakeya ugakubita icyumweru, izafatwa nk'idahari cyangwa se idakora, bahite bayisiba burundu. Izo ni zimwe rero muri konti nyine zishobora kuzasibwa nyine zituje bino bintu twababwiye hano ruguru, cyangwa se nutirinda bimwe muri ibyo twababwiye ushobora kubura konti yawe burundu. Ikindi cya gatanu twababwira ni ukwica amategeko ya payi, violation of peace policy. Ugomba gukurikiza amabwiriza yose y'ikoreshwa rya payi, harimo no kutagurisha cyangwa kugurana payi ukiri mu cyiciro cya enclosed mainnet. Ni ukuvuga ngo igihe ukiri muri icyiciro cya enclosed mainnet ntabwo wemerewe kugurisha payi cyangwa se ngo uzigurane n'undi muntu. Aho ngaho nubikora uzaba uri kwica amategeko ya payi netiwaka. Nabyo rero biri mu bintu bishobora gutuma konti yawe isibwa burundu bakayikura mu nzira. Turasaba buri wese kwitonda no gukurikiza aya mabwiriza kugira ngo konti yawe igume ifite umutekano. Ikindi twibutsa abakunzi ba STV Rwanda, ni uko payi netiwaka iri mu cyiciro cya enclosed mainnet, bivuze ko tugomba kuba maso mu gukoresha konti zacu neza. Ese wakora iki kugira ngo konti yawe itazasibwa? Iki ni ikibazo twabajijwe n'umuntu umwe mu badukurikira, nawe ni umuntu rwose w'intwari cyane. Ikintu cya mbere rero ushobora gukora, reka ngusubize. Ikintu cya mbere kugira ngo konti yawe idasibwa, kora KYC vuba na bwangu. Niba wabonye ubutumwa bugusaba gukora KYC witinda. KYC ni uburyo bwemewe ko uri umuntu wa nyawe kandi bwemewe n'ubuyobozi bwa payi netiwaka. Ikindi cya kabiri, irinde gukoresha konti ebyiri nk'uko twabivuze hariya ruguru. Jya ukora mayiningi kuri konti yawe yemewe gusa, kandi wirinde gufungura izindi konti, kuko payi netiwaka ifite uburyo bwo kugenzura abarenze kuri iyi gahunda. Ikindi gishobora gutuma nyine konti yawe idasibwa ni ugufata umwanya buri munsi ukore mayiningi, kandi urebe niba konti yawe ikora neza. Niba warayiretse igihe kinini, yongerere imbaraga kugira ngo itazasibwa. Ikindi cya kane twakubwira, irinde kwishora mu gucuruza payi utabifitiye uburenganzira. Ubuyobozi bwa payi netiwaka buracyaburira abakora ibi bikorwa igihe cyo gufungura ubucuruzi bwemewe kitaragera. Ikindi cya gatanu cyakurinda gusibwa kwa canokwiri, icya gatanu cyakurinda kuba kugira ngo konti yawe itazasibwa, ni ugukurikirana amakuru agezweho. Komeza ukurikirane STV Rwanda, turahari, ndetse n'imbuga za payi netiwaka zemewe, kugira ngo umenye ibyo ugomba kwitaho no kwirinda. Turasaba buri muntu umwe muri mwe kugira uruhare mu gukomeza
urugendo rwa Pi Network, twese hamwe turabashishikariza gukomeza gukorana ubunyangamugayo no kurinda konti zanyu kugira ngo umusaruro uzaboneke neza mu gihe kiri imbere. Murakoze, ukomeze kudukurikirana kuri Yes TV Rwanda, dukomeze urugendo rwacu muri Pi Network. Njye mwari kumwe nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza, ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye kugeza ku musozo w'ino video, muri abantu b'intwari. Mbibutsa kandi ko gukanda like ndetse na comment, kandi niba uri na mushyashya ibuka gukanda subscribe nyamuneka, kugira ngo video zose tuzajya dukora zizajye zikugeraho, kandi ndizera neza ko utazicuza, utazarogereta. Ndabashimiye cyane, Imana ibahezagire.